ngiye kubasuhuza nanone kandi mbaha ikaze mu isomo ryacu ry'uyu munsi n'ubundi tugiye kwiga mu rurimi rw'ikigande. Iri ni isomo ryongereye ku ryo twize, ubwo rero ni ngombwa ko n'iri ngiri uryiga. Nimba warize ririya twize iriherutse, ni ngombwa ko n'iri ngiri uryiga ntirigucika, kandi nimba utarigeze wiga iriherutse nawe reba isomo riherutse urirebe, numara kurireba urebe n'iri ngiri. Mbere na mbere, umuntu utubonye bwa mbere nta kintu tumubwira kindi usibye kwiyandikisha kuri iyi channel yacu. Ese biyandikisha gute kuri iyi channel yacu? Ni ugukanda hariya kuri kariya akamenyetso ka subscribe hariya, ugakanda ku nzogera, ukaba uriyandikishije pe, maze ibintu bikajya imbere. Mbaniraho no kubabwira ngo twakoze groupe iyo twabasha kwigiraho. Inamba yacu ujya hariya muri description ukayishakamo. Inamba yacu irahari. Inamba yacu niyo ngiyo dushyiraho ngaho kuri screen. Ubwo rero nimba ushaka kwinjira muri groupe, wareba iyo nomero yacu, ubundi ukamvugisha, umara kumvugisha twumvikana ukajya muri groupe, naho nta birenze cyane. Nibyo ngibyo nagira ngo mbamenyeshe. Reka twikomereze n'isomo ryacu ry'uyu munsi. Isomo ryacu ry'uyu munsi riteye ritya. Reka turitangirire ahangaha. Mujye kubana nanjye MC by the way. Ako kantu kajya gakunda nkunze kukibagirwa kubanza kuvuga izina ryanjye kugira ngo abantu mumenye uwo mugiye kubana. Bikunze kugira nk'aba simbizi, ariko reka twikomereze iby'amazina ntago byagira. Reka twikomereze. Umunyarwanda aravuga ngo ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro rya mu gitondo. Ese waruzi ukuntu bavuga mu rurimi rw'ikigande ifunguro rya mu gitondo? Ashwida, ntabyo waruzi. Ubwo uyu munsi rero nibwo ugiye kubimenya. Ifunguro rya mu gitondo, umugande waravuga ngo ekenkya. Ekenkya. Wabifashera? Ekenkya. Ekenkya. Wongera usubiremo nanjye. Ekenkya. Nuko nguko umugande we avuga ifunguro rya mu gitondo. None se ubundi ifunguro rya kumanywa waruzi uko baryita mu rurimi rw'ikigande? Dika, ndabizi ko ntabyo uzi. Uyu munsi rero ugiye kubimenya, nabyo ngiye kubikubwira. Nimba wajya kubyifuza, uyu munsi ugiye kubimenya. Ifunguro rya kumanywa mu rurimi rw'ikinyarwanda, umugande waravuga ngo ekemisana. 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 Ubwo se biba bihagije? Ekemisana. Iyo uvuze ngo ekemisana, we ahita amenya ko uvuze ngo ifunguro rya kumanywa. Ekemisana. Turi kurya ifunguro rya kumanywa. Turi mu kurya ekemisana. Turi mu kurya ekemisana. Turi kurya ifunguro rya kumanywa. Turi mu kurya ekemisana. None se wajyaga wibaza noneho uko bavuga ifunguro rya nimugoroba? Twize irya mu gitondo, twiga irya kumanywa. Irya nimugoroba ryo baryita ngo iki? Irya nimugoroba, ifunguro rya nimugoroba baravuga ngo ekeguro. 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 Abantu batinda gufata noneho simbizi. Aka kantu baragafata kweri. Ekeguro. Nongere nsubiremo. Ekeguro. Ekeguro. Ekeguro.
ekeguro. Buriya ururimi rw'ikigande iyo uri kuruvuga ushyiramo n'imyiryo, kwa kundi uvuga nyine ugize unarakaye. Buriya abagande bo bashyiramo n'utuntu two kwirya kugira ngo ururimi ruryohe neza. Ntabwo ari nkatwe abanyarwanda dupfa kuvuga gutyo gusa, ahubwo umugande we yari kuvuga ashyiramo n'imyiryo. Ni bose abantu b'i Bugande indimi zabo zose, iyo uri kuruvuga ushyiramo utuntu two kwirya kugira ngo utwo tuntu twaryo tushiremo tugeriyo, mbega utwo tuntu nyine tukaza neza. Ekeguro. Ifunguro rya nimugoroba ryita ngo ekeguro. Uyu munsi se ubimenye? Si wajya kubyibaza warabuze uko wabimenya, ukaba warashakishije n'ahantu wabikura byarakuyobeye, ariko uyu munsi urabyiza. Twikomereze n'isomo ryacu. Nimba hari umuntu uri kugutesha umutwe, mubwire ngo we igira ku ruhande mbanze n'iki, ufate ikaramu n'igitabo wandike aya magambo tugiye kwiga. Nyine turangije kwiga ifunguro rya mu gitondo, irya ku manywa, irya nimugoroba. Ngira ngo wabifashe warebye ahantu ubishyira. Reka nkusubiriremo bwa nyuma wumve. Irya mu gitondo baravuga ngo ekenca. Irya ku manywa baravuga ngo ekemisana. Irya nimugoroba bakavuga ngo ekeguro. Ubwo reka dukomeze. Dukomeze n'ibindi. Wajyaga wibaza ukuntu mu rurimi rw'ikigande bavuga ngo uyu munsi. Wajyaga ubyibaza ugashakisha ukuntu wabivuga bikakuyobera. Wenda ukaba warashatse kubwira umuntu uti uyu munsi turi kumwe, ariko bikakuyobera. Uyu munsi rero nyine, uyu munsi njye nawe tugiye kwigira hamwe ijambo bita uyu munsi mu rurimi rw'ikigande. Uyu munsi mu rurimi rw'ikigande, umva umunyarwanda ukuntu avuze. Uyu munsi ndi mu rugo. Uyu munsi ndi mu rugo. Umugande we aravuze ngo, umugande we akavuga ngo olwaleero ndi waka. Olwaleero ndi waka. Uyu munsi ndi mu rugo. Umugande olwaleero ndi waka. Reka mpite nshyiraho n'aka kantu nkongereho nubwo ntari nagateguye, ariko nako gahise kanzamo kandi numva bijyanye. Hariho uyu munsi ndi mu rugo. Uyu munsi, noneho hakabaho n'iri jambo ngo uyu munsi niriwe mu rugo. Tandukanye bino bintu. Uyu munsi ndi mu rugo. Uyu munsi niriwe mu rugo. Uyu munsi niriwe mu rugo. Umugande waravuga ngo olwaleero nasibye waka. Olwaleero nasibye waka. Uyu munsi ndi mu rugo. Olwaleero ndi waka. Uyu munsi niriwe mu rugo. Olwaleero nasibye waka. Nakubwiye ngo noneho iri somo rigomba kugucengera neza ku buryo nawe uraryumva ko kukumva ko rigufashije kandi urifashe. Umunyarwanda akongera akavuga ngo uyu munsi simpari. Uyu munsi simpari. Ndajya mfata ibintu bibiri by'impanga bigerekeranye tubyigire icyarimwe, bibiri bisa, mbega nicyo nari ngiye kubasobanurira. Ibintu bibiri bijya kugirana isano, mbega bifitanye isano, tubyigire rimwe. Uyu munsi
simpari. Uyu munsi simpari. Umugande waravuga ngo uyu munsi simpari. Umugande waravuga ngo olwa leero siriiwo. Leero siriiwo cyangwa se olwa leero siriiwo. Leero siriiwo. Ushatse wakura hiriya o rwa ukayikuraho ukavuga mu buryo bworoshye nyine uhinnye amagambo ukavuga ngo leero siriiwo. Uyu munsi simpari. Leero siriiwo. Cya kintu noneho bigiye gusa. Enkya siriiwo. Enkya oya mwihangane mbivuze nabi. Mwihangane mbisomye nabi. Enkya sigenda kubeerayo. Enkya sigenda kubeerayo. Enkya sigenda kubeerayo. Ejo nzaba ntariyo. Ejo nzaba ntariyo. Enkya sigenda kubeerayo. Ejo nzaba ntariyo. Mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mu Rugande ni enkya sigenda kubeerayo cyangwa se kuberawo. Ushatse wavuga yo, ushatse wavuga wo. Enkya sigenda kuberawo, enkya sigenda kuberayo. Ni ibintu ni bibiri bifitanye isano. Enkya sigenda kuberawo, enkya sigenda kuberayo. Ejo nzaba ntariyo, ejo nzaba ntahari. Si ibyo se? Ni ibyo bintu nyine bifitanye isano ndi kukwigisha. Eguro nimugoroba narindiyo. Nimugoroba narindiyo. Ururimi rw'ikinyarwanda baravuga ngo aravuze ngo nimugoroba narindiyo. Umugande baravuze ngo eguro nabaddeyo. Nimugoroba narindiyo. Eguro nabaddeyo. Nimugoroba narindiyo cyangwa se ejo. Buriya abanyarwanda bafite amagambo bavuga ukayashaka mu rundi rurimi akabura. Ari ejo udashyizeho hashize, hari ejo hashize, hari n'ejo. Byose wumva rwose umuntu arakubwira ngo ejo. Ese buriya wasobanukirwa ejo hashize n'ejo bahamenya ute? Ariko buriya abagande bo ndabemera. Hariho ejo hashize n'ejo, byose ntago bisa. N'abongereza siko bameze. Niko bimeze. Reka twigendere. Mba ngira ngo nyine stress zitabica. Ni akantu mba nyujijemo kugira ngo stress zireke kubica. Reka dukomeze. Eguro nabaddeyo. Nimugoroba narindiyo. Kakantu bafitanye isano. Nimugoroba nari mpari. Bifitanye isano. Eguro nabaddeyo, eguro nabaddewo. Wumva itandukanye. Eguro nabaddeyo, eguro nabaddeyo. Nimugoroba narindiyo. Eguro nabaddewo. Nimugoroba nari mpari. Ku mugoroba nari mpari. Uri kubyumva ariko? Ku mugoroba nari mpari. Eguro nabaddewo. Eguro nabaddewo. Ku mugoroba nari mpari. Nimugoroba narindiyo. Eguro nabaddeyo. Ejo bundi ni ukubera iki wambeshye
wumva umunyarwanda aya magambo avuze, tugiye kuyigira hamwe mu rurimi rw'ikigande. Iri ni isomo rya nyuma cyangwa se ni akantu ka nyuma ugomba kugafata homework. Ni akantu nzagaruka nyine muri mbaza nkubaze nzakakubaza ugafata. Ejo bundi ni ukubera iki wambeshye? Ejo bundi ni ukubera iki wambeshye? Ubwo se uri kwibaza, uhise wibaza ukuntu babivuga mu rurimi rw'ikigande. Ngaho mvuga ukuntu babivuga mu rurimi rw'ikigande, ni utuntu tworoshye. Juzi lwaki wanimba? Juzi lwaki wanimba? Impamvu yishyizemo ni uko uzavuga ndi wandimba ugasanga ibintu urabyonona. Niyo mpamvu ngiye mbivuze ngashyiramo ni ngakuramo ndi, ariko ubundi yanditse ari ndi. Ariko iyo turi kuvuga urugande, iyo da isa nk'itarimo, itumera nk'abantu bayimize tukavuga ni. Ibintu buri kubisobanukirwa harira, sinzi nimba uri kubyumva neza. Ndakubwiye ngo mu rurimi rw'ikigande, muri aya magambo tuvuze, lwaki wandimba, uri kumva byakabaye bivugitse gutyo ngo lwaki wandimba, uri kubyumva? Ariko ndagira ngo bifatire kimwe, ngiye sinzajya nkwigisha ikintu ngo ejo bundi uzajye uvuga ibintu bidasobanutse. Ndagira ngo nkubwire ngo mu rurimi rw'ikigande iyo da turayimira, twayimira tugasoma na i ikaba ni. Lwaki wanimba, uri kumva ko ya da nayimiriyemo imbere, soma na i nimba, iriya da nayimiriyemo imbere. Nibwo ubuvuzi urugande rusobanutse. Mbangira ngo rero nawe nkwigisha urugande rusobanutse rwiza, ku buryo umuntu wese uzaruvugisha wamaze kubifata azavuga ati wawo, uyu mwana azi urugande koko. Lwaki wanimba, lwaki wanimba. Juzi lwaki wanimba. Ntukavuge ngo rwaki. Oya, ibintu byo kuvuga ngo rwaki ntabwo mba mbishaka. Mbashe kuvuga ngo lwaki. Umere nk'umuntu wamize ariya magambo lwaki. Reka kuvuga ngo rwaki, lwaki. Ubivuge nk'uri kuvuga icyongereza, lwaki wanimba. Juzi lwaki wanimba, utavuga ngo juzi lwaki. Ndagira ngo ibintu byige neza ku murongo. Iyi niyo homework nkuhaye. Ningaruka muri mbaza nkubaze, nzakubaza ikibazo. Iri jambo ni kuko riranotinze, nzari kubaza. Umuntu akubajije ngo ejo bundi ni ukubera iki wambeshye, wamubwira ngo iki mu rurimi rw'ikigande babivuga gute? Juzi lwaki wanimba, nuko nguko babivuga. Yebaba we, rwose ngira ngo ibintu bigiye ku buryo abantu badusabaga amalesoni maremare ngo tubigisha utuntu dukeya bakumva bababaye. Oya, ubu ngubu ibintu byaciyemo rwose, tujya kujya tubagezaho amasomo meza kandi asobanutse mu bugari bwayo pe. Mwumve mukomeye kandi mwumve mushikamye. Tujya kujya tubagezaho amasomo arambuye kandi tubigishe neza, tutari guhubuka umurongo, ijambo ku jambo, buri kimwe mbega ukuntu byifuza.